umva se mwana umva ndibutse cya gihe umbwira ngo hari ikintu ushaka kumbwira by'ingenzi ukansubirishamo inshuro ebyiri urabyibuka ndumva mbyibutse nyine urabona ya nkuru nyine naguteraga y'ukuntu nyine y'umuntu akuze yagize 16 narabyutse wumvishe bukeye mu gitondo nsanga nyine wakinuye matura yanatose n'iki none se wari winyari njye narabyutse nsanga niba ari bya bindi nyine urabona hari umukobwa wandi twavuganaga bari kumbeshyira ngo namuteye inda none umvishe ariko wakuze n'iki nta kuntu wabinsobanura nko nyine ukambwira none se kintu we nago twabyize waravuye mu ishuri oya nyine wabona nayo ntago nari nanaje uwo munsi ariko nyine ndabyibuka ko wambwiye ko twabyize umva ukuntu bigenda nago uzi ko iyo umuntu 15 atangira kwirotera urabizi nyine byambayeho wakintu yase ntago buri kubyumva none se uwo mukobwa mbere yuko uvuga ko beshyira ngo wamuteye inda byari byarabaye cyangwa nyine byarabaye noneho nge babimbwira nkahakana none se ubundi n'ubwa mbere bikubayeho yari nk'ubwa kabiri umva maho ngaho gutyo karabaye no soso reka nkwistori rero si ibintu bindiho muri iyi minsi mfite agasheri k'agatipi none muri iyi minsi twarahuye dukora ibintu ariko kumva mwakoreye aho twakoreye aho ariko ndagira ngo mereze igitekerezo ndakora iki wakoreye aho ngaho kigiye baracyakorera aho numva byarancitse rwose ubu ngubu ndumva mfite amatsiko yo kumenya uko mpagaze numva nabi nubwira ko baguteye inda riri wakwerekezayo na mama uri hariya ariko ujya uvuga gahoro we mama atazumva ibyo bintu wajya uvuga gahoro sha riri nanjye mfite vuga gake nubwo ndi kuguseka nanjye mfite sheri nanjye twarabikoze mwakoreye aho nanjye twakoreye aho sha nisanze byarangiye nta kibazo nta kintu munda yeba numva sinzi ariko ntago ndi kubona ukuze wasanga rero ugiye kwibaruka umwana ko yaba ari ikibazo gikomeye cyane nizina niba warajyamanye nawe turangije ikizami kandi wakundaga kujya muri doro z'abakobwa nkakubuza oya ariko se nawe byakubaho hari ukuntu umuntu ashyuka wakintu bakavuga ati se umuntu yagenda akareba ko byacamo none se kugendana n'abakobwa cyane ku ishuri si ukiga twagiye gukora ikizami ntago wigeze urara muri doro y'abahungu bigwa mu y'abakobwa uzererana nabo ubundi ubu wakangahemwa kwiga uzenguruka ndabimenya neza ibi bintu ugomba kubivuga gahoro mama atazabyumva noneho yatwica urabona twamukiye ko tugira nibanga ugomba kubyimenyera nanjye nkabyimenyera ibyo nkubwiye yego ubwo gahunda ni iyihe ngenda mva nazajya kwa muganga ariko mbwira muganga ugira ibanga ariho nzajya waza kuza teste se ukipima ko byoroshye arya bagakoresha bati bakagurira muganga muzajya muri farumasi muganga ahubwo ndaza kuguha amafaranga nimugoroba ugenda ahubwo nanjye nsipima mwana riri ahubwo tuzatugura twipimire hamwe nimugoroba uze kukagura ujye umenya kuvuga gahoro ukunda kuvuga cyane kandi mama bagendagenda ase mama ko yibereye mu kabari mama ari hafi aha mama kubizi ko ari umusinzi ujye uvuga gahoro atazaho subizi ko uransekeje mama wawe yigwa hinga ashaka amafaranga ngakwishyurira ariko nk'ubu bamuzanye ku ishuri cyumweru kimwe ushobora gusanga yatari gukuramo ari gukuyemo oya umuntu ugeze mu wa kane umva impamvu niyo nje kwiga banje nirebera abakobwa subizi uriya mukobwa ngo ni Alice sha azagukoraho nakunda ariko nyine ariko bavuze ko namuteye inda ubwo sinzi mbese ibibazo ngiye kugira muri dore ahubwo baravuze ati jya kwitaba iwabo ngo hari inama zigiye kuba ujyane na papa wawe ngendeye numvise muri kuvuga ngo abasore ariko se mama turetse nkugira inama buriya nubwo ndi umusinzi ariko umusinzi abavuga akagwa ku ijambo buriya muzirinda abasore b'iki gihe uzimirizo bafite ariko mama nawe
ukunda gutinda kutuganira mama usigaye twumviriza ko mubaza ubu se byumvisha ate buriya mbagiriye inama rero ntimuzajyambane n'abasore buriya uzi ko bagira umurizo mu kanwa buriya agufasha akagushyira umurizo aho ngaho ahita utwite ntimuzatwite rero kandi murabizi muramutse mutwite ahantu mwakarekeza simuhazi mama ndabizi ko watwite ase mafe bari abakobwa batari kuza n'igihe twabategerereje ntawabahamagara ngo baze badusanga vuba vuba. Njyewe kubw'izo mpamvu niba waramuteye inda njyewe nshaka ko bahamagara mwaza koko nkamenya niba ari byo. Reka nze mbahamagare mbabaza ahantu bageze shamanze ndebe ibyari byo. Uvuye ntabwo wamukira gutangira kuzana abana mu rugo iki gihe muri iri zuba n'inzara iriho mwa ziko natwe tutajya duhaga ugiye gukubita abana ndetse usange noneho azabyara nk'impanga azabyare nk'impanga umva. Halo Mr. Shushum ndagukunda cyane ugeze hehe sawa nyine urambona hano kuri Rasive Gas hano hafi iduka turambona witankorera iki utwite nagushyira mu ivide wakora urugero mu ivide wakuramo hano ariko mama nawe nawe bitekerezo ukuntu wajya mu ivide ntabwo wese ko usinda ko tukwihanganira naratwite njye naratwite nese gusindaho ntabwo ari ikintu gisabye umuntu inzoga itera inda gusinda si umubyeyi byo ntabwo bwahise muri iyi minsi njyewe nsinda tugira inama wambanye ndi gusinda mama nawe urakabije gabanya inzoga nabagiraga inama ubwo ariko hatazagira umuntu uza yikorera inda kuyikorera ni ukuyitura nyine uzareba ahantu uyitura kandi ndabibabwiye ntazahura namwe mutwite nakubwiye buriya mama yatwumvaga njyewe naraye sawa banguka urakoze sawa urumva ko muhamagaye agiye kuza ubu wenda arimo gukatamo ruguriyi arahita ahagera vuba vuba ariko ibyo bintu ntabwo bizaguhira aho yakumpira bizampira none se ko byabaye umuntu yabigenza ate nabyara nzaba ndeba aho uzajya kubajugunya ariko nawe ugira ujya icyana n'iki dore njyewe ndisengera ntabwo njya ibyaha ubona natigwa mu rusengero ariko wowe niba barakuroze waragiye urapanuka mu mutwe oya nta byo gupanuka rega nawe byakuba baje we Hasta morera, usted se va a ver icara tuganire. Karikayo ahantu muri sheri. Uyu rero niwe nakubwira. Ngiye ni umuvandimwe we. Urababona rero baraje. Umunsi ko mwaje ahantu jabi. Muravukana mwebwe. Ariko uri yawe dusanzwe tuziranye ku kantu. Ndetse ntabwo ku mafoto wamubonaga. Ariko umwe n'uyu. Narababonye ariko nagize ngo ni inshuti. Uriya se wundi wigaga mu wa gatanu. Yewe. Uyu turavuga. Uyu ndakiye kumwibuka. Uyu we mwibuka tujya gusoza ibizami muri kumwe. N'uyu nguyu rero
sheri uyu munsi urambona rinete zanjye barazitwara oya nyine izi oya hari ukuntu nyine nazicyuye utabishaka ariko ndabona wazanye n'izindi ntari izi ni fima ariko akwera yarambwiye ngo zino ngo izi ni zanguriye nk'impano kuri bidi yanjye. oya nawe dore mwanyweye sanga tunamaze kuva mu gitondo saa moya twari twicara tubategereje none muje saa 10. ahantu muri twabanje kuyobora turongera ureba nabi gute se nese uri kubibona muri kumukara turajya gusura wa musisteri tugiye kugenda rero kumucyuriza isaha koko ntabwo turatinda hano ibintu ntubiho ureba akantu mutugurira nyine dutindeho gakenya ariko mana se nimwe tusigaye muza mu kabari kashe nawe wazinyweye iki kirahure nta nzoga irimo nanyweye gusa kusinze kuma ntabwo tsinda nyine ugabanye ku hari ukuntu nyine umuntu aba ega ratoye ku mwana w'umupasiteri wagiye utugira inama nanjye narimo hashize n'iminsi mutaragira akantu mugura turagiye ariko muragiye kumwihute ariko uri no kumwihutana cyane wowe ariko twarangije Tiagaze? He vented? He was out.